kandi cyakobwa nzi avuga ati ngende n'imanzi rwose nta nubwo ibyo bintu nzi nawe biva sinzi nawe bigana gutera imitoma yose ukajyaho nawe ukemera rero mu gihe sasa tugeze ahantu twishimye nyine twishimye bya nyabyo umugore wanjye akaza yirukanga ati shera umwana wacu arapfuye ubwo ikintu ukora ni kimwe nambwiraga ko uri imanzi azambwira nabi wowe uraza ukajya mu ndaya kandi twapfushije umwana ngati hayi uwo mwana yapfuye mureka azishyingura nabitekerezo none umugore narangiza aratambwa ati no koragaragaye ndakuye ku mwana wacu yapfuye ntabwo kagiye ku ishuri ntabwo kubajya uri buza gukina meze neza ntabwo kubutandiye akana ko muri ijambo tegeko murabimeze ntabwo kuri cyiza ko meze neza nk'utuzi two kwisanga abazaza baserekeye kudusanira amazi uko ugenda usanga mu isomo ry'urukundo wambaye ntabwo ubukumva wakumvishije neza bintu bisa rero ubundi njye nibaza ukuntu nari meze utaraza ariko nkavuga niko biri kose hari igihe Imana izancumbusha nyine ikankubita ikintu kiza nkawe tuba nibagiwe hanyuma rero ubwo nyine nk'ibisanzwe ariko ubwo ntabwo hazaza nkagusohokana ku Gisenyi ku mazi tukagenda tukaryoshya nyine ibintu bikamera neza twagenda nka ryari oya igihe cyose se ibyo ngibyo byari ikintu biba bitwaye oya bisaba nabonye bisaba kubitegura ntabwo ari ngombwa kubitegura anangurira na ya myenda bajyana koga oya nta bintu byo kubitegura dutegura iki se oya twabitegura kakugura imyenda ko nase usanzwe utoga ariko wowe no mudu turimo yo guseka twishimye bya nyabyo noneho rero sasa wite turakara bafite amafaranga bafite amazu nyine b'amabogari nyine inkuru y'ibyo nakubwiraga kuva nyine ubu navuka kugeza aya masaha ubundi imanzi yigendera y'Imana nta bintu by'abakobwa nzi nta bintu by'abagore nzi n'ugerageje kuza agashaka ibintu byo gukuramo amayesipiri ndamubwira ati ihangane rwose umva imbere ndishowa saba kuko ndishowa cyane yewe ni izina ry'Imana da ubwo nyine urumva nahisemo kuzagukunda wowe wenyine ntakubangikanyije n'undi muntu nkagufata nk'akabenzi nako apana ariko kakabenzi k'ineza k'ingurube nk'akamodoka nyine k'akabenzi ku buryo nyine nuko nk'ibintu bizabimeze none ubwo ko mpfuye cyane nindamuka mufashe nuramuka umfashe nari ibintu bisanzwe ubwo ubwo byaba byagenze usubwo wamfata gutera ibintu uri kumwe ntabwo uri kumbeshya oya ibintu se nabikubwira ahubwo ko twazabikora tukareba ko wenda hari ukuntu babimeze amahirwe azagusange sinzagufate n'ibyo ugiye kungaho hanyuma arakara ugiye guhita winjira muri iyo yes ibyo nakubwiraga mba nkubona nyine nkabona ikibasumba nyine nkabona asumba ibintu byose byo ku isi nkavuga nuko biri kose we ntabwo wancika nshobora no kuzana gutwara niriwe ngo kwa nkavuga nti ndagutwaye koko se none nta soni z'iki se sheri burya ibyo wambwiraga byose warambeshyaga ibiki se nakubwiraga kandi aka kanya sheri ndi imanzi nta kibazo ndagukunda usa n'aka usanze ntariyo oke tugende wongere ujye kureba ko ntariyo tugende ujye kureba ko ntariyo none se ibindi uri kumbwira iby'umwana bari tugende ujye kunyereka ujye kwereka ko ntariyo sobanura ibyo ndi kubaza iki nyuma yo kumbeshya ngo imanzi uri iki ufite n'umwana se ni ubwa mbere ubonye abagore b'abasazi soni n'abatipe nagiye ntabwo bameze neza uyu mugore nkimwitegereza mbonye avuye indera nihavuye mujye mugira ukuri ariko tugende ujye gukoreka ko n'imanza ariko manza unsobanura ibyo ndi kubaza si umukobwa ni gato igihe wahereye untesha igihe wari uri kumbeshya wabonye ubushinzi ufite none ndashaka ko ubwongera yazamura ibintu amatuza bambare wambobo wambwakazi wakige uwo gapfa uragatumba turika urifata ukambwira ngo nguri isugi utagiye guseka ibiki uri kunshinyikira ayemenye akuyemo ngagusa
umva kuri meza umva nakwica nkagukubita nanaguturagurita bona so urifata ukazuka kambwa ngo nta mawe mujyamo ndakubonye numbonye ubu rero giye guhangana nawe igomba uwo mujinya nshaka kuzamba